reka nsuhuze abantu bose badukurikiye bakomeze bagubwe neza ndetse mugire n'ibihe byiza. Uno munsi turi kumwe na Uwimana Padiri Jean François, reka tumwakire. Murakoze kutwakira. Gira nk'akantu hitubwira abakunzi bawe badukurikiye. Kristo yazutse, ni muzima, natwe nidukundana tuzazuka tubane nawe iteka ryose. Wow, nidukundana tuzazuka. Bivuze ko gukundana ari rwo rufunguzo rw'ijuru. Umuntu adakunda yaba yarapfuye. Urukundo rukuraho no kuba Yesu yarapfuye akazukana urwo rukundo nyine rwatumye dupfira kubera ko dukunda, none nyine ubuzima bwatsinze urupfu, nicyo Pasika bivuga ngira. Reka tuve kuri urwo rukundo uhise untera amatsiko. Padiri Uwimana Jean François yigeze akunda ubundi? Gukunda ndakunda cyane, ahubwo ariko abantu bose ikibazo urukundo, inkundo ni nyinshi. Hari urukundo rwo gukunda umubyeyi, hari gukunda umwana, hari gukunda umugore. Ndavuga urukundo rwo gukunda wenda umukobwa. Iyo nkunda abakobwa cyane nabona ariko ushobora kuba padiri, ariko ndabakunda kugeza ku rugero runuru. Sinshyize muri rusange, ubundi ukiri umwana wigeze ujya mu rukundo n'umukobwa? Nyiri umwana ntabwo nabyibuka, ariko bahabaho nari ntuye habaga. Gerageza kwibukaho gato, kuko ni ubuto bwawe si ubuzi se? Hari umukobwa wigeze ukunda? Ntabwo nayibuka rwose, nta mukobwa nzi dufitanye amateka maremare. Hari uwo mufitanye amagufi se? N'amagufi ntayo. Abakobwa bose ndabakunda ya kimwe, n'abagore n'abahungu. Ntabwo mfite umuntu kubera ko kugira ngo umuntu abe padiri nyine nuko aba yumva hari ibintu bimukurura cyane kurusha ibindi. Ubwo no kuvuga ngo gukunda kujya mu misa, kumva n'abapadiri numvaga binkurura cyane kurusha uko nabona umwanya wo kujya. Urabona gukundana n'abakobwa bisaba umwanya, kujya kumutereta, kugira gusura nabaga ndi mu bindi. Padiri yaba afite mukuru we cyangwa murumuna we? Mfite barumuna banjye babiri. Nk'umukobwa mwiza washimira murumuna wawe yaba ameze ate? Umukobwa witonda niwe numva namushimira, nubwo nyine kumenya witonze inyuma, umuntu ashobora kwitonda inyuma ariko ku mutima atari ko bimeze. Ariko umukobwa nyine w'imico myiza niwe namushimira. Reka tuve ku by'imico myiza cyangwa se kwitonda, kuko ibyo ntabwo birebwa, ntabwo wabireba ngo umuntu abimenye. Tubwire muri physical appearance, kuva ubwiza tubona hano inyuma, umukobwa washimira ko yabana na murumuna wawe yaba ameze ate? Ubwo kumushimira ariko ntabwo nzi niba twahuza guha kandi ntacyo. Wowe tubwire uko yaba ameze. Ndumva icyo kibazo kiragoye kuvuga. Umukobwa mwiza se, umukobwa mwiza namushimira se. Umukobwa munini cyane byaba bitangiye kuba nabi, mutoya cyane nabyo byaba bitangiye kuba nabi. Padi mbabarira urase ku ntego sibyo? Uko ndi kuvuga, hari ukuntu abakobwa usanga bati n'umukobwa nkuko wari ubikomejeho, hari ubyibushye cyane, hari unanutse cyane, byaba ari bibi. Vuga noneho uhere hasi ugeze hejuru, kuko turi abantu. Nyuma y'uko uri padiri uri n'umuntu kandi ufite amaso uranareba, hari byinshi ubona ukirengagiza. Mbona abantu nkabona ari beza. Ubundi hari umukobwa mwiza, abahungu beza, nawe uri mwiza par exemple. Nanjye sinzi niba ndi mubi. Umuntu mwiza inyuma, niba ari inyuma uri kuvuga, kubera ko byaterwa n'ikintu gikurura umuntu cyane. Nkanjye ngo ndi kumva wo narangira uwo mwenda petit frere, ubwo no kuvuga nareba umuntu mwiza kumuvuga biri kungora. Dushushanyirize tubwira ko biroroshye. Duhera hejuru uvuge agomba kuba afite iki n'iki. Ibyo rero bisaba ko mba narabonye umwanya wo kubikora. Ndumva ntazi guhitamo abakobwa beza. Ubu ngubu umukobwa mwiza, ushobora kubona umukobwa ntumenye ko ari mwiza cyangwa se atari mwiza. Abakobwa iyo mbabonye mbona ari beza rwose, iyo bari gutambuka. Hari ab'ibikara beza, hari ab'inzobe beza, hari ab'imibiri yombi beza. Ahubwo njye numva ikintu kinkurura kenshi cyatuma na apreciate no umuntu avuga. Umuntu atavuze ahagaze hariya nk'ifoto,
iyi shusho ya Bikira Mariya ni nziza cyane, umukobwa umeze nka kuriya Bikira Mariya ameze sava, ndumva mbonye urugero nafatira. ni ishusho, ni ifoto, kandi hari benshi batazi iyo foto, bataranayibona na rimwe. Wadushushanyirizeho tubwire yaba ameze gutya na gutya. Bikira Mariya sari ndimba ivuga ngo umukobwa umeze nka Bikira Mariya. Bikira Mariya mu maso asa neza, ubwo nabyo sinzi uko ndabivuga. Ndabivuga ko asa gute se? Bikira Mariya ni mwiza mu maso, afite amaso manini, aya minwa byo nabona yagiye kureba ku ishusho. Narebye amaso uko agaragara, uko ateye, ukabona n'igituma aba mwiza nuko batarakaye. Mu maso asa n'useka akeye, nicyo ngira ngo nibwo bwiza mbere na mbere bwo mu maso, hanyuma n'ahandi hose rero kumanuka. Ahandi hose ameze ate? Bikira Mariya ifoto ye iteye arakenye, arikwije hose, nta n'ibintu byinshi wabona, ariko njye ni kuva amaso ye uko areba, ukuntu ubona yishimye nyine, afite akanyamuneza, nicyo ngicyo. Hasi ameze ate? Hasi ateye n'ibisanzwe. Ibisanzwe se ni gute? Ibisanzwe tubizi. Oya ngeze nanjye ntabwo mbizi, njye nta mugore mfite ngo mvuge ngo hasi ngo ameze gute, ntabwo mbizi, ntabwo mbyitaho cyane. Impamvu ntabwo ndi gushobora kubisubiza kubera ko ari ibintu umuntu aba ataritayeho. Ndi kuvuga ko kuva nkiri umwana ntabwo nabonye umwanya wo kwita muri ibyo cyane, byo kureba ntabwo byeze binkurura cyane, ariko ndumva kureba umuntu gutya physically nkavuga ngo ni mwiza, ashobora gutambuka nk'abantu bose bakaba barangara, nanjye nshobora kubona umuntu avuga ngo uyu muntu ni mwiza, ni ibyo ntabwo. Ariko ntiwamenya gusobanura ubwiza bwe. Ubwiza biri kungora rwose, gusobanura ubwiza physique biri kungora. Icyo nakereka umuntu utuganiye nibwo navuga nti uyu namushima cyangwa nkamugana. Uri kuzana ko mwaganira ukumva uko avuga n'iki, naho physique ubwiza bwe karemano ntabwo wabivuga ngo ubisobanure. Ubwiza physique biri kungora rwose, kuko hari abakunda banini, hari abakunda bato. Umuntu yatari munini. Niyo mpamvu nabajije wowe, kuri wowe abameze ate? Cyangwa uwo washimira murumuna wawe. Agereranyije atari munini cyane atari na mutoya cyane, nawe uri kubyumva nuko udashaka kubyemera. Umukobwa uringaniye, sibyo? Ubu ngubu abahungu bakunda ngo abakobwa bateye ngo nk'ibisabo, niba ari simbizi byari byo nabyo neza, ariko akaba aringaniye. Ese ubundi wowe yumvishe ngo umukobwa uteye nk'igisabo wumva ko aba ameze ate? Ufite j'imagine ko ari baba igisabo niba gifite forme ziri oval, aba hano mu nda ari hatoya, hasi ari hanini, n'abahungu nabo iyo mu gatuza ari hanini, mu nda ari hatoya, no hasi maguru ari umuntu uri costo. Manza ari ibyo ngibyo abantu bakunda, kuko hari umuntu uba munini hejuru, utuguru ugasanga ni dutoya, nyine bya disproportion, ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo sava umuntu udafite nyakubahwa kandi ari umukobwa nyine akaba ateye gutyo, manza ari ibyo baba bavuga. Kubanza ari ibyo n'ibyo wamushimira. Nagereranya kuko iyo ntabwo ari domaine yanjye. Burya umuntu avuga ibintu ametiriza muri domaine ye, bitari muri domaine yawe akenshi ni ukugereranya, kuko ariko ngira ngo biri no kumvikana da. Ibyo bavuga ni ibyo ngibyo. Ndumva igisabo se ni igisabo, ni forme imanu hejuru hatoya, hagati hanini, hasi nanone hatoya. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka tugaruke ku nkundo z'iki gihe, tuvuge ku rubyiruko ruri gushakana. Ubona ari iki gitera ingo zikigiye gusenyuka? Manza ari nk'ibyo ruri kumbaza abantu b'impamvu ingo manza nabyo no kugereranya, ariko urebye ko frequency yabyo ari nyinshi, ndumva ari nk'ibyo ruri kuvuga. Abantu bubu gushakana banza ari ukurebana mu maso, kandi ntabwo rwari urukundo, ibyo birashira. N'umuntu ushobora kumukunda bakaba baramugonze mu kanya isura igahinduka. Numva rero impamvu abantu cyane cyane, ariko icyo navuga, bashakana bihuse, batabanje nyine ko bumva nubwo wamase ngo mvuge ngo asa gute mwiza. Umuntu mwiza ni umuntu mwagiye en contact, mukavugana, ukamumenya, kuko ushobora no guhamagara umuntu agahita arakara. Umuntu rero urakara bamuhamagaye gusa, nawe ufite umujinya ungana n'uwe, byanze bikunze birahita bipfa. Numva ingo nyinshi rero mpamvu ikibura muri iki gihe, nuko tugikunda kuvuga ngo ari iki gihe tubatandukanye n'abakera. Kera byanze bikunze abantu bagiraga patience, nta muntu wavuguraga n'undi kwa mbere ngo kwa gatandatu bakora ubukwe. Ubu ngubu ubona biba abantu barahura no kuri telefone bagahamagara, na uri celibateri, nanjye ndi celibateri, yego wabana nawe, yego. Ibyo ntabwo ari byo, barihuta, nicyo mbona kibyica. Hanyuma rero no mu Kinyarwanda barabivuga, iyihuse ibyara ibihumye. Iyo abantu bihuse cyane cyane, kuko abantu kubana muzasangira ibintu byinshi. Iyo rero mubyihutishije mutaverifiye neza, musanga mudahuje byinshi, no kubana bikananirana. Ariko abantu bafashe umwanya, babona utuntu twinshi bahuje, cyangwa ukaba wagira n'ibyo uhindura muri comportement za kugira ngo byende ku macinga n'iby'undi, mubone uko mubana. Ariko niba nta mwanya wo kwitegura, mujya kubitegura nyine byarangije gupfa. Numva ari icyo ngicyo.
ese ko hari abo usanga kuri iki gihe abantu bakundanye imyaka myinshi usanga aribo batandukana, icyo cyo ubona biterwa n'iki kandi barakundanye igihe kinini babana bagatandukana cyane? ntabwo byaba ari byo, banakundanye imyaka myinshi bari gukundana gusa kuvuga bakabara imyaka ariko batajya en contact ngo bamenyane, ntabwo baba bamenyanye igihe gihagije, kuko baziranye igihe gihagije bamenyana ayo makosa yatuma batabana ntibabane. nabo babanye igihe gihagije bakundana baziranye basurana, umwe abona umwanya wo kureba undi akamwitegereza, ntabwo biba cyane. nese njye nigisha abageni ndabizi, abageni basigaye baza bavuga ngo bafite icyumweru kimwe bagashyingirwa, urumva ko ibyo bintu ni ikibazo. Igihe cyarabuze cyo kwitegura mariage nicyo gituma usanga ibintu bitagenda neza muri iki gihe. Wenda na kantu kamwe mvuze ariko usanga n'ibibazo byahindutse, n'ibyo waruvuze abantu bashobora no kuba bahura bagahishana, buri muntu ntamenye ko undi ameze. Ariko benshi bajya bavuga ngo umuntu umumenya mubana, mutabana ntiwamumenya. Hari ibyo koko utamenya umuntu mutabana, ariko iyo ufashe umwanya, burya ingeso ntabwo umuntu wahisha imwaka n'imyaka ibiri. Ufashe umwanya nkajya nkureba aho unyura aho wirirwa, hari byinshi namenya presque ahubwo hafi ya byose, uretse nyine ibyo kumenya bindi muri kumwe muri vie intime cyane, ariko ibindi byinshi umuntu yabimenya. Kugira ngo abantu babana akaramatona ari nk'imyaka ingahe bagakwiye gukundana? Icya mbere ni umugisha w'Imana no kumva ko umuntu atari fizike gusa ngo usange ni imibiri bana gusa imitima idahari, umutima kandi umuntu awuhabwa n'Imana kenshi na kenshi, na education irakonta. Ariko nkaba mbona abantu bafashe umwanya imyaka itanu z'ubwo waba utararambiwe we. nyine se wumva ko ari ikibazo. Twebwe twiga kugira ngo ube padiri wiga imyaka 9. urumva se padiri nta kandi kazi kugira ngo nabihitemo. Padiri aba muri chambre ye wenyine, nta mupadiri ubana n'undi muri chambre. Rero abantu bazabana muri chambre imwe ahubwo bagombye gufata nk'icumi. Imyaka 10 mukunda, ariko ubwo wahera wiga P6. Ubundi umuntu agomba kwitegura mariage akiri mutoya, kuko mariage ntabwo ari ukuvuga ngo imyaka irageze, ntabwo ni ikintu wiyumvamo. Nkanjye ntabwo nabaye padiri ari uko nabuhawe ngo mpite mvuga ngo nibwo mba padiri nyirizina, ariko ntabwo arimo ntangira kubyiyumvamo. Ugomba gutangira kubyiyumvamo kare, ibyo bituma umuhamagara. Ni ibintu toza n'umwana uzaba umugore mwiza agifite n'imyaka 8 atangiye kugimbuka gato, yatangira guheka wenda ibipupe n'iki, ukabona ko afite iyo instinct yo guheka. Ntabwo ari bose, abana bose ntabwo bakora bimwe. Abana bavukiye hafi y'abasirikare babakora imbunda n'ibiki n'ibiki, urumva ko ntabwo abana bose bakora kimwe. Umwana rero wazashaka nugira gute akiri mutoya ushobora gutangira kubibona nawe bwa, ariko mu gihe atangiye kumenya ubwenge, igihe babaza umwana ngo uzabiki, ushobora no kumubaza ngo uzashaka cyangwa uzagira gute. Abana benshi bakunze kuvuga ngo nzaba padiri, nzaba mubikira, ibyo yagiye abona. Ariko uko agenda bivuga hari icyo ukuramo, ukabona n'amajeste akora, nicyo gihe umuntu atangira kumutegura. Nawe rero yamara gukura agatangira kumva niba koko abyiyumvamo, atari kubara imyaka ngo ngize 20 ngomba gushaka. Nicyo kibazo cy'ubu ngubu, ni ibintu wiyumvamo, kuko inzira zose zigira ibibazo byazo. Iyo ubana n'umuntu ntabwo ari nko kuba wenyine, abaha exigence zizazamo. Wakoraga bino tuvuge, ushobora kuba ushaka kuryama ureba iriya, undi akavuga niba turi babiri tuzajya turyama gutya. Urumva ko iyo muri babiri byanze bikunze hari surprise ugomba kugira, ibyo ugomba kureka. Ni ibintu rero umuntu yitoza hakiri kare, ntabwo wabikora mu gitondo na nimugoroba cyangwa ubirebe ngo imyaka irageze. Imyaka ishobora kubigeze, ariko wowe ibyo bintu bitakurimo ntabwo ari byiza rero. Reka tubibutse ko mukora subscribe mukadukurikira. Turi kumwe n'umuhanzi w'Imana Padiri Jean François, ni padiri, ngira ngo mwabyumvishe. Ciao, mugire ibihe byiza.